Bibiliya, Quran ndetse na Tanakh. Ese ibyo bitabo bitandukaniye? Ese ibyo bitabo bihuriye? Ese ni ikihe twakurikira kubirutisha ibindi? Ku batazi ibi bitabo, Bibiliya ni igitabo gikoreshwa n'Abakristo, Tanakh ni igitabo gikoreshwa n'Abayahudi, hanyuma Quran ni igitabo gikoreshwa n'Aba-Islam. Ni ukuvuga ngo icyo tugiye gukora muri iyi video, tugiye kurebera hamwe aho ibi bitabo bihuriye. Ni ibiki ibi bitabo bihuriyeho? Mu zindi video zizakurikira tuzagenda tureba ese bitandukaniye kuki, hanyuma ni ikihe twakurikiza kuruta ibindi. Kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi myizerere uko ari itatu yihariye 80% y'imyizerere yose iri mu isi. Nk'uko twagiye tubireba mu nyigisho zabanje, twabonye ko Ubukristo bufite abayoboke bangana na miliyari 2.5. Tubona ko Islam ifite abayoboke barenga miliyari 1.9. Tubona ko ndetse Judaism ifite miliyoni zirenga 15. Ni ukuvuga ngo ubiteranyirije hamwe ubona ko byihariye 80% y'imyizerere yose iri muri iyi si. Ni ukuvuga ngo rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe ese ibi bitabo bakoresha bihuriye kuki. Tutiriwe dutinda rero, reka tubyinjiremo duhereye ku kintu cya mbere ibi bitabo byose bihuriyeho, aricyo cyitwa monotheism cyangwa se Imana imwe. Iri jambo mono risobanuye ikintu kimwe, hanyuma theism biva ku ijambo ry'Ikigiriki theos. Uzajya wumva hari n'abantu bitwa ba Theo. Ni iri jambo theos mu Kigiriki bisobanuye God cyangwa se Imana mu Kinyarwanda. Mu yandi magambo, monotheism ni uko bizera ko habaho Imana imwe ikomokwaho na byose, ikomokwaho n'ubuzima ndetse n'ibituye kuri iyi si byose. Duhereye muri Quran, sura y'112. Buretse gato, hari abantu batazi sura na aya kubitandukanya cyangwa se ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo dufate urugero nko muri Bibiliya cyangwa se mu bindi bitabo. Dushobora kuvuga ngo wenda muri Matayo igice cya mbere umurongo wa kanaka. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze muri Quran chapters cyangwa se gutyo tuvuga ngo muri Matayo igice cya kangahe, muri Quran ibice byitwa sura. Hanyuma nk'uko tuvuga ngo Matayo igice cya mbere umurongo wa kangahe, muri Quran umurongo tuwita aya. So nizere ko rero ninongera kugenda bivuga gutyo hatagira umuntu biza gucanga. Twari tugiye gutanga urugero. Iyo turebye muri Quran sura y'112 kuri aya ya mbere ngo He is Allah, the one and only. Ni ukuvuga ngo muri iyi sura, muri iyi aya twasomye, hatweretse ko bemera ko Abayisilamu bemera ko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ntibitandukanye cyane n'ibyo tubona muri Tanakh ndetse tukanabibona muri Bibiliya. Nanone uretse gato kugira hatagira abantu bataza kubicanga, ni ukuvuga ngo Tanakh ni igitabo aba Judaism cyangwa se Abayahudi bakoresha. Ibitabo bikubiye muri Tanakh nibyo bitabo tubona muri Bibiliya, isezerano rya kera. Mu yandi magambo, Tanakh ni ibitabo tubona mu isezerano rya kera muri Bibiliya. Bivuze ngo muri Tanakh nta sezerano rishya bagira. Ibyo rero tubonye muri Tanakh dushobora no kubisanga mu isezerano rya kera ry'igitabo cya Bibiliya. Ni muri urwo rwego aho tugiye kureberaho bihuriye n'ibyo tubonye muri Quran, ni mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri cyangwa se ivugururamategeko ku bakoresha Bibiliya ntagatifu, igice cya 6 uhereye ku murongo wa 4. Niho hagira hari: umva wa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu ni we Uwiteka wenyine. Ni ukuvuga ngo kuba Judaism cyangwa se kuba Yahudi bizera ko iri ari isengesho bita the Shema. The Shema ni nka declaration of faith, ni nk'ukwatura k'ukwemera bakora cyangwa se ni nk'isengesho rya buri munsi ku Bayahudi. Nibyo basoma tubona muri ugutegeka kwa kabiri ibice 6 umurongo wa 4. Ubona ko naho bashimangira ko Uwiteka ari we Mana wenyine. Ibi bidatandukanye n'ibyo twabonye muri Quran muri sura y'112 kuri aya ya mbere, aho bavuze ngo Allah is the one and only.
ubona ko rero ikintu cya mbere ibi bitabo yaba Bibiliya, yaba Quran ndetse na Tanakh, ikintu cya mbere bahuriyeho ni iki? Imana imwe, cyangwa se monotheism. Ikintu cya kabiri tubona bahuriyeho ni ikintu cyitwa ubuhanuzi, cyangwa se kwemera abahanuzi. Yaba Tanakh, yaba Quran, yaba Bibiliya, tubona ko bemera ikintu cyitwa abahanuzi. Dufate nk'urugero muri Quran sura ya 2 uhereye kuri aya y'136, tubona ko muri iyi aya hagira we have believed in all and what has been revealed in Allah and what has been revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and descendants, and what have been given to Moses and Jesus, and what was given to the prophets from the Lord. Buretse gato, muri Quran y'icyongereza bakoresha Jesus, ariko muri Quran y'icyarabu ahanditse Jesus ubona ko bamwita Isa. Ukuvuga ngo nusoma Quran ukabonamo Isa, ujye umenya ko ari Jesus cyangwa se Yesu Kristo bari kuvuga. Tubona neza ko yaba muri Quran bemera ko ubuhanuzi bwabayeho, cyangwa se abahanuzi bagiye babaho. Ubona ko bavuga ba Abraham, bavuga ba Yakobo, bavuga ba Isaka, ntibitandukanye na gatoya n'ibyo tubona abakristo bavuga ngo Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Abraham. Ibyo ntibitandukanye rwose n'ibyo tubona muri Tanakh, cyangwa se igitabo gikoreshwa n'abayahudi, aho tubona ko bagira ibintu byitwa Nevim. Nevim ni igice cy'ibitabo by'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo ibi ni kimwe n'ibitabo tubona muri Bibiliya nka ba Ezekiyeli, ba Yesaya n'ibindi bitabo bigiye bitandukanye byanditswe n'abahanuzi. Ibyo nanone kandi by'uko bemera abahanuzi ntibitandukanye n'ibyo tubona muri Bibiliya abakristo bakoresha. Urugero dushobora kubisanga nko mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere duhereye neza ku murongo wa mbere. Hagira hati, kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Nawe urabyiboneye ko no mu gitabo cya Bibiliya nabo bemera ko Imana yagiye ivuganira nabo mu kanwa k'abahanuzi, bidatandukanye n'ibyo twabonye muri Quran ndetse no muri Tanakh mu bitabo bya Nevim, cyangwa se ibitabo by'abahanuzi. Bivuze ngo ikindi kintu cya kabiri tubonye aba bantu muri iyi myizerere yose bahuriyeho ni ikintu cyitwa kwemera abahanuzi. Ikintu cya gatatu tubona yaba Tanakh, yaba Quran ndetse na Bibiliya bihuriyeho byose ni ikintu cyitwa iremwa. Ni ukuvuga ngo tujya twibaza tuti ese umuntu yavuye he, cyangwa se tubona byose byavuye he, ariko tubona neza ko ibi bitabo bitagatifu byose bihuriza ku kintu cyitwa iremwa. Dufate nk'urugero muri Quran sura ya 7 ahagana kuri aya ya 10 kugera kuri aya ya 27, tubona hatubwira neza ibijyanye n'iremwa, ndetse Allah ari kuvugana n'uwitwa Adam, cyangwa se umuntu wa mbere waremwe. Haragira hati, and we have certainly established you upon the earth and made you for their ways of living. Read all you are grateful. Aha rero tubona neza ko Imana yari kubwira Adam, yari imaze kurema imubwira ati ninjye Allah, cyangwa se ninjye Mana wagushyize ku isi, gushyiraho n'ibi byose kugira ngo ujye uhora unshinga, mu magambo make. Ibi rero ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo tubona yaba muri Tanakh ndetse tukanabibona muri Bibiliya. Urugero tutiriwe tujya kure mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo waho wa mbere rwose utiriwe ujya kure, tubona ko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo iyo ukomeza icyo gice cyose ugenda ubona detaye neza uburyo Imana yagiye irema umucyo, irema isi, irema ibintu byose bigiye bitandukanye, ariko ukabona ko bigenda bihura neza n'ibyo tubona muri Quran, Tanakh ndetse na Bibiliya. Ikindi kintu rero cya gatatu tubonye ko ibi bitabo bihuriyeho, yaba Bibiliya, yaba Tanakh, yaba ndetse na Quran, ni ikintu bita guhuriza kw'iremwa. Ikindi kintu tubona ibi bitabo bihuriyeho, yaba Quran, yaba Bibiliya ndetse yaba na Tanakh, ni ikintu cyitwa amasezerano.
Muri aya masezerano turaza kuvuga amasezerano y'uburyo butatu. Amasezerano ya mbere bihurijeho ni isezerano ryitwa irya Aburahamu. Ibi ni ibintu dushobora gusanga yaba muri Quran uhereye kuri sura ya 2 ugahera kuri aya y'124 kugera ku 127. Ni ahantu ushobora kureba neza ko Imana koko yagiranye isezerano na Aburahamu. Aho niho tubona hagira hati, when Abraham was tried by his Lord and fulfilled them, Allah said, indeed I will make you a leader of the people. Ni ukuvuga ngo aha ni amagambo tubona Imana cyangwa se Allah yavuganye na Abraham igihe yamubwiraga ati va aha hantu ujya aha ngaha, hanyuma kubwo kumvira ibyo nkubwiye nzakugira umuyobozi w'abo bantu. Ibyo ntibitandukanye na gato n'ibyo tubona muri Tanakh ndetse no muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 uhereye neza ku murongo wa mbere. Niho hagira hati, Uwiteka ategeka Abraham ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Ukomeje kuri ibyo bice ukomeza ubona neza uburyo Imana imubwira ko izamugirira neza ikamugira ubwoko bukomeye bitewe n'uko yagiye yumvira ibyo Imana yamubwiye koko agasiga ubwo bwoko bwe, agasiga iyo nzu ya se nk'uko Imana yari yabimubwiye. So tubona ko rero nanone icyo kintu cy'amasezerano duhereye kuri iryo sezerano rya Abraham ni isezerano yaba Tanakh yaba Quran ndetse na Bibiliya ubona ko bihurizaho ko ari ibintu byabayeho. Irindi sezerano tubona ibi bitabo byose bihuriyeho yaba Tanakh yaba Bibiliya ndetse na Quran ni icyitwa Noahic Covenant cyangwa se isezerano Imana yagiranye na Noah. Ibi ni ibintu dushobora gusanga muri sura ya Hud cyangwa se ni sura ya 11 duhereye kuri aya ya 48. It was said, O Noah, disembark in security from us and blessings upon you and upon nations from those with you. But other nations will grant enjoyment, then there will touch them from us in full punishment. Aya ni amagambo Imana yagiye igiranye na Noah imubwira neza ko izamugira ubwoko bukomeye ndetse n'abantu bari kumwe nawe bakazahindura ubwoko bukomeye ndetse bagahabwa umutuzo n'umudendezo. Hanyuma abazabagomera bose cyangwa se abatarakurikije ibyabo bazahura n'ibihano by'ibyaha byabo. Ibyo ntibitandukanye na gato n'ibyo tubona muri Bibiliya ndetse no muri Tanakh. Nko mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 9 uhereye neza ku murongo wa mbere. Imana iha umugisha Noah n'abana be irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi. Ibi bintu tubona muri Genesis chapter 9 cyangwa se Itangiriro ibice 9 tubona ko aha hantu Noah yari amaze kuva mu nkuge. Imana imaze kurimbuza isi amazi, hanyuma ibwira Noah ko noneho agiye gutangira kororoka akuzura isi ndetse azahereza umugisha urubyaro rwe. Ibyo ntibitandukanye n'ibyo twabonye muri Quran. Irindi sezerano ibi bitabo byose bihuriraho yaba Bibiliya yaba Tanakh ndetse na Quran ni ikintu cyitwa Mosaic Covenant cyangwa se isezerano Imana yagiranye na Mose. Ibi ni ibintu muri Quran sura ya 33 ahagana kuri aya ya 7 niho hagira hati, and when we took from the prophets their covenant and from you and Noah and Abraham and Moses and Jesus the son of Mary, and we took from them the sovereign covenant. Nubwo muri iyi sura tubonamo ko Imana igenda ivuga abantu bose yagiye igiranya na bisezerano uhereye kuri Abraham ukajya kuri Noah ukajya kuri ndetse na Mose, tubona ko bamuvugamo nubwo bavuga Isa cyangwa se na Jesus ko nawe Imana yagiranye na bisezerano, ariko tubonamo ko na Moses ari umuntu Imana yagiranye nawe isezerano. Ibyo kandi tubona neza ko bidatandukanye n'ibyo tubona muri Exodus cyangwa se igitabo cyo kuva tubona muri Bibiliya ndetse no muri Tanakh. Ahagana ku gice cya 19 ku murongo wa 8 niho hagira hati, abantu bose basubiriza icyarimwe bati,
ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Ibi ni ibintu tubona Imana yabwiye Mose igihe Imana yari imaze kubahereza amategeko, ndetse n'Abisiraheli nabo bakemera ko bazayakurikiza nk'uko Imana yabibabwiye. Iyo witegereje neza rero ubona ko yaba iri sezerano rya Aburahamu, yaba iri sezerano rya Nowa, ndetse n'iri sezerano rya Mose ni ibintu bihuriweho, yaba muri Tanakh, yaba muri Quran, ndetse no muri Bibiliya. Ubona ko ibi bintu byose babihuriyeho, yaba Abayuda, yaba Abayisilamu, yaba n'Abakristo. Ikintu cyitwa amasezerano Imana yagiye igiranya n'abantu ni ibintu bemeranywaho. Ikintu cya gatanu twaguteguriye ku bijyanye n'ibyo ibi bitabo bihuriyeho, yaba Quran ikoreshwa n'Abayisilamu, yaba Tanakh ikoreshwa n'Abayahudi, ndetse na Bibiliya ikoreshwa n'Abakristo, ni ikintu cyitwa imyitwarire iboneye. Dufashe urugero muri Quran, ahagana kuri sura ya Isra, ni ukuvuga ngo iyo ni sura ya 17, ahagana kuri aya ya 23 niho hagira hati: "And your Lord has decreed that you not worship except him, and to parents good treatment, whatever one or both of them reach old age with you, say no to them, and don't repel them, but speak to them a noble word." Ahangaha tubona Allah cyangwa se Imana iri kubwira abantu ko bakwiye kubaha buri muntu wese, ndetse cyane cyane abakuze by'umwihariko, ariko nta muntu ukwiye kubwira undi amagambo atameshe cyangwa se amagambo atiyubashye. Bivuze ngo nta muntu ukwiye gutukana cyangwa se kuvuga nabi. Iyi ni imyitwarire tubona igaragara muri Quran n'ahandi henshi Imana yagiye ibwira abantu bayo ko hari imyitwarire ikwiye kubaranga. Ibi ntibitandukanye na gato n'ibyo dusanga muri Tanakh ikoreshwa n'Abayahudi, ndetse no muri Bibiliya ikoreshwa n'Abakristo. Ahagana nko mu gitabo cya Exodus cyangwa se Kuva, ibice 20 uhereye neza ku murongo wa mbere ugakomeza ukagera ku murongo wa 17, tubona Imana iri kubwira Abisiraheli ibaha amategeko n'amabwiriza y'ibintu bakwiye kwitondera. Niho tubona Imana ivuga aya magambo yose iti: "Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere ibishushanyo bibajwe cyangwa igisa n'igishushanyo cyose ari hejuru mu ijuru cyangwa mu isi, mu butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuru babo n'ibihe ibihumbi. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoramo imirimo yawe, ariko ku munsi wa karindwi ari wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari yo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ikaruhuka ku wa karindwi. Nicyo gitumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikintu cyose cya mugenzi wawe. Yari amagambo menshi, ariko tubonyemo ko Imana yagiye ihereza abantu amabwiriza y'ibyo badakwiye gukora. Ati: ntukice, ntugasambane, ntukagire gutya, ntukifuze, ntukagire. Imana ibabwira neza imyitwarire ikwiye kubaranga.
Icyo rero kikaba ikintu cya gatanu twari twaguteguriye, yaba Quran, yaba Tanakh, yaba ndetse na Bibiliya ikoreshwa n'abakristo. Tubona ko ibyo bitabo bitagatifu byose ari ibintu bihuriyeho. Ubutaha tuzarebera hamwe noneho ibitabo, hanyuma se ni ikihe twebwe nk'abantu bashaka kumenya ukuri, ni ikihe twakurikira? Tubonane mu yindi video.